nagiye nize uburyo bwo kwirinda ibijumba kubera guteseka mu buzima. Njya inyama zitarika, njya nabi cyane inyama zitarika, njya inyoni z'ubwoko bwose. Izo zifata gute ko muri minsi no kuzibona bitoroshye wajya ngo zirari burya inzara yakwishe kwigisha n'ubwenge. Rero iyo mbivuga numva nta kibazo ufite na gitoya. Ibi ngibi ndi kuvuga ngo niwe kubyumva, ntabwo ndi kubivuga ngo ngirwe imbabazi. Ni amateka n'ubuzima, amateka yanjye kandi nagomba guhunga, n'ayanjye kandi nagomba gucamo kugira ngo mbuwe uyu nguyu ndiwe. Rero hari ukuntu nari nzi kuzitega cyane, nari nzi kuzitega nkoresheje ibitebo, nkoresheje ibitoki, zirasa nkaziteka kirasiki kuyora amafu umuntu woza indagara amazi bakayamenya ariyo sose yayo. Turiya dusigarizwa bakora abavuga ngo inkoko zirya byari ibiryo byanjye. Ingurube ntabwo ntinya gusangira nazo. Ibiryo by'ingurube basigaje abantu bavuye ku meza. Iri wawe nisanga umuceri hanze n'abanyuze amahirwe. Ndarwaye inzoka paka ziba zicara ukanakura. Ubwo buzima bw'igihugu Rwanda n'ibihe bibi by'inzara. So rero inzara iza gushira ari ikintu cy'uburyabwenge nyiziho cyane. Burya hari umuntu turamugeraho gatoya tugaruke aho ngaho ukuntu wari umaze ibiyobyabwenge bimaze kukuhata n'ibyanyoye no kwisanga mu buryo wabyandabuse kwisanga mu rugo. Duhera aho ngaho ibyo biyobyabwenge wari uvuye. Nageze ikintu namaze kwiga kunywa cyambere nitabita filitiri abantu bararizi yaguraga make niba atari 5 itatu zaguraga. Nabonaga rero fieri y'abantu kubona rifata gutya bari gutumura bakubita gutya bari gukora bati ibintu menya ari sawa. Ndarinywa ndaserera ndikoraho nk'icyumweru ubona birazi. Njya ku Gikamba abasaza barakizi bakiri nacyo kiranga kubera Igikamba gifite imbaraga, buri Igikamba kigira imbaraga cyane. Hanyuma ndabyibuka wamaye urumogi nasomyeho numva nta kibazo cyane. Numva arimo fiari warutu Igikamba nakivuye urumogi tujyaho nsomye numva nta kibazo. Ntabwo numva nyine tanangira kwigira umuntu murakara aho ati ibintu sawa. Tangira kubona urutaro urwita amazi ariko runera inzara cyane. Ndabyuka nahise njya kupangira ahantu bari batetse camwigirisha ndamunuka ngo mu gikoni. Papa nari ibishyimbo bidakaranze biyora mu nkora ndabirya. Umuhungu winjiye mu nzu agiye kunkubita nangiye guca mwigirisha mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima abadukurikiye kuri Iris Rwanda TV abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Ndi kumwe na Ntaganzwa Peter ubwo ni mu Cyongereza cyangwa se Pierre Peter Nkundira ufate hano. Amahoro y'Imana bane nawe muri amahoro. Tuguhaye ikaze cyangwa se turakwakiriye kuri Iris Rwanda TV. Bari basanzwe bakubona ariko uyu munsi hari ikiganiro nshaka ko tuza kuganiraho hagati yanjye nawe. Hari ubwo bavuga ngo amateka yanjye ubuzima bwanjye. Ibyo bintu nabishatse kuvuga iki? Niho bwawe aho nahereye aho ngeze uyu munsi. Aho nahereye naho ngeze uyu munsi. Hari ukuntu umuntu abaho adafite ibyo kurya, igihe kikagera akabona n'ibyo kugaburira imbwa cyane. Ugakoze imotsi. Hari igihe umuntu abaho adafite ayo gutega igare, igihe kikagera akabona imodoka. Hari umuntu abaho arara hanze, igihe kikagera agacumbikira abandi. Hari igihe kiba umuntu afunguza, igihe kikagera agafungurira abandi.
iki kiganiro kugira ngo duhereho kuri uyu munsi. Urakoze cyane. Ni Ntagangwa Pierre, ufite amazina bakwise ukiri mutoya. Ubundi hari cyane tugeze kujyana muri 2017, ndagira ngo duhere aho ngaho gatoya tugere tumere nk'abasubira. Duhere aho ngaho gatoya. Ukiri mutoya bari barakwise nguki? N'amahimbano se cyangwa yose muri rusange. Namugisha nagizo tindana n'abantu cyane banyita amazina, ariko mwabiri banyise sinayavuga imbere ya kamera. Ariko kavuga yose yiswe Ntagangwa Pierre. Umusano nyine kubera cyane navizo twitwa Peter. Ubwo Ntagangwa Pierre ryavuyeho tujya mu Cyongereza. Nitwa Peter. Hanyuma mbere aho tukiri bato kwera n'ubuzima twari turimo butameze neza bwo kuba ku muhanda, gukura ubuzima bw'ubupfubyi, kandi mu bihe bigoranye cyane. Peter hari abamwise amazina. Yego. Amazina bitewe ukuntu umuntu akureba uravuga ngo uriya ntipari itazajya baranagara ufite, ndaga kureba akavuga ngo uriya ni tukiri nkimara kwinjira mu biyobyabwenge nibwo nagiye mwinjira ku muntu yakubwiye ngo ni JP. Nitwa JP. Hanyuma ubwo natatu ndi buvuge kuko nayo nzagira igihe cyo kuyavugaho. Maze gukizwa nibwo umuntu batangiye kwita himbaza. Katugaruke kugira ngo turende inkuru ku nkuru. Ikiriya gihe ugifite papa na mama, ese warabagize, wavutse ute? Iyo nkuru tuyumve. Ni Peter mwene nde, uvuga kuri nde nande, wavutse gute? Ni mwene Tegejo, ariko Tegejo ntabonye, nawe utarambonye kuko ntabwo nigeze amenya. Yapfuye naravuga. Hanyuma gutyo nta mubyeyi n'umwe nagize muri kumenya ko mu myaka n'itanu usanze ndi yenyine. Umva ngo ari papa ukubyara ntawe uzi, nawe ntakuzi. Yego. Hanyuma rero urumva nahise ninjira mu gihe gikomeye cyane. Tutaragira aho mama nawe yitabye Imana. Ndi muto cyane. Sinyakunda kuvuga ku ishusho ye, ku ifoto ye cyane kuko ndende cyane, ariko namaze kuvuga ku ngoyi y'amateka. Imana kugenda ikora akazi muri jewe. Hari abanabwiye ejo bundi arubwira ngo ndinde wo guha abantu ubumuntu ko ntabwo nigeze nereka. Genda utanga kubera uko wenda Imana wahindutse mushya. Ko nahindutse mushya, ariko hari igihe cyageraga tukumva natwe ntabwo twagirira imbabazi, tukumva ntabwo twagirana ubushuti, tukumva nta rukundo rubaho, none tukabaho natwe twumva ko nari dukwiye gutanga. Ariko uyu munsi wa none sinzi impamvu Imana iguha umugisha, nagakunze kuganira gutya kurenza ibindi byose, kuko ubuzima bw'umuntu, ubuzima bwanjye ni ubuzima busharira kandi nizera ko ari benshi bwahindura bwanafasha. Yego. Mu myaka njye natangiye kwiga kwitekera mfite imyaka 6. Yego. Kati ngabata. Watangiye kwiga ufite imyaka 6. Yego. Ntangira gusoma umushogoro, ntangira guteka umushogoro, safuriya n'ikaramu bya gusa. Urumva ko ubahe icyo gihe nabaga hari ibiraro byari biri mu rugo, bororagamo inka kenshi none haraga cyangwa mu gikoni hanze, ariko niga kwitekera ko ntabwo narisangiraga n'abandi, nari narameze umuntu ahawe akato akumira. Rero mpura umubabaro mwinshi cyane, ntangira kwitekera mu idebe, nkajya afata ibikenyeri nkacana. Ubu nkura gutyo yanjye ndangije. Ndabyibuka mu myaka 8 natangiye primaire ifite imyaka 8 ishyira 9.
urumva abandi bana batangira muri kino gihe bafite imyaka 3 natangiye mfite 9 so rero kwinjira mu ishuri n'ubuzima bw'inzara utabona ibyo ndya utabona aho ngo bampa iniforume cyangwa se mbona amazi yo koga nkajya ngenda ku ishuri niga nka 3 mu cyumweru ubundi nkajya guhiga ku muhanda ninjiye umuhanda rero mfite imyaka 14 kandi nabwo nari ndi mu wa 5 primaire yego ubwo ninjiye umuhanda njya kuba mayibobo ninjiye abazi mu mujyi wa Butare baza guhita ngo babayanga nibwo nihuye ihuye ntangira kwiringa ku muhanda ndatesika ntangira kurya ibyo naraguye mu isimu ndabyibuka ari umugabo bitaga Mutangana ajya gufata ibiryo muri Grand Terrible amahera muri kaminuza Butare ndahazi hanyuma agenda agashashi ka Nyiranjajwa agashashi k'umukara abantu baratozi bataraduca yego batarayaca nkagenda rero nkasukuma amagare hakuno abantu twasukuma amagare nkaterera mukaba akama nkasenyana igice cya 50 hanyuma nkagenda nkaho umupapa byaba yaje kugabura amatungo akanyurira hakama nkajya kurya muri icyo giceri ntangira kuzangenda ku mashini asya amafu y'igikoma amafu nayora era amafu nkagenda nkateka nkayarya hasi yego aho ubuzima butesetse bw'inzara kari kigerageza gikomeye cyane hanyuma mu rukundo rw'umuntu wese ubona horaga nawe yarahurika nakubiswe inkoni nyinshi narakubiswe hari umuhungu nazigera apfa kwiba igeze yankubitaho shira n'uko waheze utakabira asiga ngaragenda nyuma yaho ndazazamuka ndagaruka ubu ufite umukoro kuzajya kumusoma aracyahari kandi umupapa yabyaye kandi icyo gihe yamusa ari mukuru yasubwiye nyine agaragaho kungu n'ubusitagataka n'ahatangiriye n'ahato yego so rero ubwo mayibo mu mujyi ndatesika cyane mayibo zirambatiza zingatishijwe ngo zinjije mu batizo ngo ninjiye muri marine mba mu mujyi nkajya noragura ibirayi nkabiteka ibiboze nkabikata gutyo nambara igipira kimwe umupira umwe mu muhanda rumva nari nkiri muto nagara ubu ngubu ndi munini cyane kuko nagize imyaka 10 hafi n'itandatu ufite ibiro hafi bitarenga 25 ubwo nibwo nari munini ubwo numvaga nari munini 16 urumva ntabwo byari byoroshye so rero kuba mu mujyi wa Butare ndi mayibobo ndwana n'ubuzima bw'inzara ndwana no kwiga nkajya genda umuntu watiraga ikayi umuntu akayigiza nkayigiramo hanyuma nasuba nkayimugarurira siniba wumva ibyo ndi kuvuga ndi kubyumva ari gutira nkagenda nkayigiramo ko nabuze icyo nigiramo hanyuma nasuba nkazana ikayi ejo ngatira undi kayi ubwo yari yo kwereka mwarimu ko nawe ufite ikayi mu ishuri nigira ku rubaho primaire nanone hari igihe naboraga itushe abantu bize kera barabizi itushe yo kwandika ku rubaho nkagenda nkashaka ibuye nkandikisha mwarimu igeze yaho nako nandikisha ibuye amamagara mbere rero ntabwo ari kino gihe imyigire yo mu Rwanda iri gutera imbere ndetse hari n'uburyo bafasha abana bashaka kujya ku mashuri icyo gihe ntabwo byari bihari ntabwo ari zino nari kuvuga ngo neri namwe ngende mbaza umuntu se bimeze gute ko byagoranye birangora ngeze mu wa 6 primaire kandi muri iyo myaka yose nubwo narwanaga n'ubuzima sinigiraga mu mutima yes umukana waratsindaga ariko se umuntu yakoze icyo gihe warigaga ubutaha he rimwe natahaga mu rugo ubundi nagenda kuharya nasanga bafuze ubwo mu rugo ni ku itongo ryanje yaho hasangaga nde ko mukadata so yari afite abagore babiri oya no ari we yarateye inda nyuma yaje kubikuzungura maze kubona ko abantu hanyuma rero mageze nagerayo kamu gatatu
tukiri aho gatoya umuntu akoza ngo umutungo papa wa nyina wawe bari batuyemo basize twawe nanjye waheze hehe urahari urimo uwo nguwo mu ka data nyine wawufashe ariko ari n'igihe nagerageje kujya kubireba ariko muvanirize bitari byiza ndarwara cyane ndagupfa so rero ndafata icyemezo cyo kuba mbiretse ariko nyine ntabwo uko byagenda kose hari ibintu bigenda kongera akabuza ni ukuvuga ngo wari waravutse uri umwe kuri papa nawe nuko ukajya ku ishuri ugataha bakagufungirana bakafungirana ngasanga ibyo basoje hanyuma nkajya kwirwanaho nariye ibyo gisubira ibintu by'amakakama bivamo umutobe nagiteka nkamena amazi ya mbere nganiriza akunye gake hari ibyo bimufuka ibitoki bimufuka nagenda mbirya najye nize uburyo bwo kwiba ibijumba kubera guteza kamuza njya inyama zitarika urya nabi cyane inyama zitarika n'ibintu z'ubwoko bwose zishobora zifata gute ko muri iyi minsi no kuzibona bitoroshye wagira ngo zirahari burya inzara yakwishe kwigisha n'ubwenge rero iyo mbivuga numva nta kibazo ufite nta gutoya ibi ngibi ndi kuvuga ngo niwe kubyumva ntabwo ndi kubivuga ngo ngirwe imbabazi ni amateka n'ubuzima amateka yanjye kandi nagomba guhunga n'ayanjye kandi nagomba gucamo kugira ngo mbuwe uyu ndiwe rero hari ukuntu nari nzi kuzitega cyane nari nzi kuzitega nkoresheje igitebo nkoresheje topito zirasa ziteka kirazira kuyobora amafu y'angana hari ukuntu nabuze indagara hari amazi bakayamenya iriya ariyo sose turiya dusigarizwa bakora bavuga ngo inkoko zirya byari ibiryo byanjye ingurube ntabwo ntinya gusangira nazo ibiryo by'ingurube basigaje abantu bavuye ku meza kugira iwawe ngasanga mwana yibukire hanze n'abagamiza amahirwe ndarwaye inzoka paka ziyo zica ukanabashobora kubera ubwo buzima n'ibiryo kurwana n'ibihe bibi by'inzara so rero inzara iza gushira mbonye umubyeyi Imana imuhumure n'umugisha wari ukiri ku muhanda ubwo hari umuntu wambwiye ngo hari ushaka ko tubana ubwo wari ugeze mu wa kangahe yari ngeze mu wa gatandatu ngeze mu wa gatandatu byarahagaze kubera kubona bazi nigaga kabiri kandi nagera ku ishuri nabwo barakwitaga mbere ntabwo ari iby'uyu munsi ndabizi mbere barakwitaho hari ibintu bitaga bobere wajyanga kuzitira mu mashuka agenda kutiya amakarasi yose guhera mu wa mbere kugera sizemu agenda nira ibintu izo nizo bamubise za nyuma leta rero kuvuga ishuri ntabwo nzoga kugaruka nyuma yaho rero Peter nibwo umuhungu twari inshuti nuko yaje arambwira muhuye ku muhanda no yego yaranze muri quartier ariko aza kunganiza namwe ati ariko imaze nafashe musore arambwira ngo Peter hari umuntu ushaka kukurangira mukabana w'umusore numvaga nubwo nakuze mu buzima numvaga nkure mu buzima bwo kumva ko nta kazi ko mu rugo nashobora kandi nakora numvaga ntagakora hanyuma rero arambwira ngo hari umupapa hari umusore ushaka ko mubana akajya gusiga ku rugo akora mu ruganda yigeze amishurira icyo akazi akora ndavuga ibyo ni sawa ngo nambonye ahantu nibera nirira meze neza inshuti yanjye nisanze ninjiye muri Nyamagabe ariko nitamura n'umuntu w'umugisha kuri stade
hariya Nyamagabe ni Kibisenyi mu Gisenyi hafa ngo imaze kuyiba kugenda duhurira rero mu mujyi hariya nagiye kuri moto yarambwirira moto Imana imuhumugisha n'umuzee wanjye nkunda cyane twabanye neza imyaka yose yashize n'usanga afite kumumagara akamvugisha njya kuri moto turagenda twagenze urugendo rura abazi Gasaka kuva Gasaka kujya mu Gano mu karere ka Nyamagabe urugendo rurerure hafi rw'amasaha agera muri 6 Mugano ndahaje na kugera na moto ni 10 uvuye Nyamagabe urahazi ubwo nawe baragiye kabisa kugera na moto niba agiye mu Gano ni 10 uvuye Nyamagabe mu mujyi nubango imodoka ijyayo ituruka Nyabugogo igenda hafi amasaha 6 kugerayo cyane niba aragiye mu Gano mwe kugira inshuti kabisa mu Gano hari amafuta amateka mu cyaro kibi cyane kitagiraga umuriro na network byaragoranye no twabaga hano kuri Saturday de Sate iraho ngaho twari dutsanye n'igishanga cya Sovu aho bahinga umuceri twajya ku kibuga aho ngaho rero ndagenda ndahaba ariko mwumva mbita mbona ko ninjiye mu kazi ko mu rugo masanze undi muhungu kuko bimunaniye katakora agasoko neza ndamubwira nakusengera navuga narabirebye ubwo muna boss aranjyanye aranyereka ibintu bitameze neza ntabwo mbiko bikora itanyereka ibintu ngomba gukora mu gitondo byo kadabiko mita neka naho tumenye naje mu kazi ko mu rugo umuntu wandangiye umuntu ntabwo yamaye amakuru akazi n'akazi ko mu garangije ngo bakitaga ikiboyi ikiboyi twitwa bakaryaruka none arambwira ati uza amafaranga azajya nguhemba kuko sinzi akazi ngiyemo sinzi aho ngiye jyewe ubonye gutanga umushahara bishoboka ko uwo bari bavuganye yari yamaze kubona ko nyiri ntana yanga arangije arambwira azajya amabirindwi ku kwezi yari menshi ku mwana uvuye kuri kore ku muhanda kuri kore jye nanyweye sasi bera tuzabigera ikintu cy'ibiyobyabwenge nyiziho cyane burya hari uwo muntu turamugeraho gatoya tugaruke aho ngaho ukumva rumaze ibiyobyabwenge rimaze kukubata n'ibyanyoye no kwisanga mu buryo wabyandabuse kwisanga mu rugo tuhera aho ngaho ibyo biyobyabwenge wari uvuye nageze ikintu namaze kwiga kunywa cyambere nitabita filitiri abantu bararizi yaguraga make niba 5 itatu zaburaga nabonaga rero fieri y'abantu kubona rifata gutya bari gutumwa bakubita gutya bari gukora ati ibi bintu menya ari sawa ndarinywa ndaserera ndikoraho nk'icyumweru bibona birazi njya ku Gikamba abasaza barakizi bakimwe nacyo kiranga kubera Gikamba gifite imbaraga buri Gikamba kigira imbaraga cyane hanyuma ndabyibuka wamaye urumogi nasomyeho numva nta kibazo cyane numva arimo ari Igikamba nakivuye urumogi tujyaho nsomye numva nta kibazo ahubwo numva nyine tanangira kwigira umuntu w'umurakare ati ibi ni sawa tangira kubona urutaro urwitamo hasi ariko runera inzara cyane ndabyibuka nahise njya kupangira ahantu bari batetse nca mu idirishya ndamanuka ngo mu gikoni papa nari ibishyimbo bidakaranze biyora mu nkono ndabirya umuhungu winjiye mu nzu agiye kunkubita nangiye guca mu idirishya ndasohoka yagiye kuzana inkoni hanze asanga mu idirishya nagiye urumogi ndarubona ndarumenyereye aha nkajya njya no kurwigurira ntabwo nibicaye nkajya kurwigurira noneho akabure kagura kangahe muri icyo gihe icyo gihe ni senkani ntabwo ari menshi senkani warakabonaga nkaruroringa nkarufunga neza nkarunywa twarwitaga kurufinura hasigaye akantu gato gafata uduti tubiri ukarushyiraho ku duti
wagahema gato ugashyira ugatereka ugakurira hano hafi kugira ngo umuntu gashya mbo mugenda rumenyera ariko nkajya mbura n'ibice byo kuri nkajya nduvumba rero sasa uwo numvise agafite tugenda tukaginga ahantu kurana mu gitari tukarumwa ubundi tugahita dupanga diro y'umunsi abyuka nicara ngaho umutima turi kumwe babitaga tuziraho batera uyu munsi tugiye kubona abajyama bari tumaze kuruma hahise hamanuka umukobwa abantu bazi mu Rwabayanga hari inzira imanuka iva ku kimoteri cya Rwabayanga imanuka mu ishyamba yambuka ijya Ingoma mu midugudu hagize abarangwa ngo ururiya mukobwa umanutse hari mu kayira aho ngo dushaka kunyereka ko wabaye umujyamo kandi ubwo urumogi rwanyuze nirukaza ifite ibone nakubise intoki mwambira ishakoshi ndirukanka ngeze hirya ndakata ndayibaza umukobwa nayo yere kusaba ati uyu muntu nanyica ngiye mbigejeho ngo asanga harimo amasuru abiri na kotegisi n'utuvuta twa kasipi aduvuta ababisiga ku muntu hataraza ya manusi vaseline ndangije ndicara turafungura turabona ikija ibintu hakizara namwe tishakoshi ndajya mu ijana ikamba ku isoko ry'iyamba kandi koko byarabaye tanya kwambara amakarisi y'abakobwa isi yari mashya yari mashya hanyuma isitori ndende ishwi yaje kotegisi murajuga kotegisi ntabwo ariko yambara kuko nta ntero turi muri ndetse kuzajyamo hanyuma rero icyo gihe umuti rwamuresheje nyuma yaho abashuti twabanaga umwe aza kumusumisha ku kintu bita umuneri umuneri urabuzi ni akareka umuneri burya ibintu bigira droge ni byinshi bituma umuntu asinda vuba ariko ikintu bita esasi ni ikintu kigufata urumva cyakwinjiza mu kindi kirere kigakora ubwonko ku buryo bakuzeho amapine wagenda umuhungu yarayimaye ngure umupira ndakurura rimwe ndakurura kabiri ndakurura gatatu nangira kumva ngiye mu yindi si wahamagara Peter kuko banyitaga Jay wahamagara ngo Jay mwumva Jay mwumva murihamagara rimwe ariko njye mwumva amajwi arenze nka 50 mwumva ngo Jay mwumva nyine ubwonko bwagize nangira kuba ingira chronique bigeraho nzajya njya kuri station nkajya kuyigura mu gacupa kabuze essence yego nkayigura mu gacupa kano gatoya kanini kamazi twagitaga amazi yawe akacupa gato nkagenda nkakagura nkajya suka mu mupira mu iponje aho ngaho njya kubikora iyo naburaga kore nawaga nakoresha esasi byose ni umwuka ntawe ugotomera ariko ntabwo uzi utandukanye y'ino kore bano bana ku mwana umuntu bari kwihumuriza ni ino kore bashyira mu nkweto ariko oya ni tineri ona cameraman bizi ona iboro nagiye najya muri salo rimwe sanga hari ibyo bari gushyira mu mutwe w'abantu gati igira yo ibiruta ubukare kanyanga umwuka wayo ntabwo ari ibintu bashyira mu ntu za muntu ntabwo bihura ntabwo ari hari uyo urakurura gutya mu icupa gusa mu icupa gutyo gusa tu ubwonko bukikora direct ako kandi aho ngaho tumura kare mu gihe muri aho ngaho ijisho rirahinduka kandi none iyo binyweye birayibora kugira ngo bikuvemo biragoye kugira ngo ugushemo nyine bikugira chronique na esase kugira ngo nyereke yari yarananiye yari yananiye mwumva ndayikumbuye umva mu mwuka wayo umva essence bayima baragotomera roya nayo ni mwiponje nukurura numwuka ushyira mu iponje ukayitosa utuzingira mu kindi gipira gutyo ubundi ukurura rero gutya numwuka gukurura gutya
gusa kwikururira uhita ni ukuri pe nta byinshi nta birenze ubundi warangiza ukituriza nabona moto ahantu iri nkagenda arya kuri zirifari nkumva ngoba kubika umuntu nkikurira umwuka kugira ngo numve ko najya horo twabyitaga swing esasi igira komike mu buryo bukomeye nyuma yaho rero njya mu nzoga haje izo bita vuduka nzinywaho haza izo bita tarama nzinywaho haza primus yo kwimurwa ni igitangaza mitsingi kwimwa ni igitangaza ndagikunda umwegeza muri mitsingi ebyiri kugira ngo ndizimaze kugenda nyambakana ubuse nizo zisingisha kurusha ibyo biyobyabwenge bindi mwama oya byo byajyaga mu nda I don't know simbizi ariko genzinywa mitsingi ebyiri bira bicupa binini kugenda byarananiye ariko esase kuyinywa kuyikurura ufite kuyikurura iyo ntabwo gutindaho ikugiraye irakwica direct ariko ntabwo gutindaho ni akanya gato ntabwo byarenga iminota nk'amasaha abiri kubikuvuyemo bikuvamo ariko inzoga ifite no kumara n'umunsi yego n'amasaha 24 yego so rero uko nanyweye iyo mitsingi anaragira ngo mavi hatiziki ndakamba kabisa hanyuma ariko mitandaruka nangira kundi inzoga nkagenda no mukabari tu nazivumba kurya abantu bajya kuvuma amafilimi yanga gisobanura hanyuma nanjye nkicara aho ngaho nkategereza umuntu uwanywa guhagwa somya ikigage nkanywaho urumva ikigage nkanywaho mbega ikintu cyose kinywebwa hanyuma haje icyo bita vuduka yavaga mu ni chief zabaga ziri mu dushashi twatoraga tukazikurura z'amazi ntabwo nzi we namenye utazizi ziva Uganda yego zavaga muri Uganda kazinywa vuduka yaramubitaga cyane muri inzoga yaranzambira n'inzoga bita turuba ubwo nayo bagikanica mu mutwe so rero matarama batazize ko zigezagera mu Rwanda inzoga zinkura mu hepfo iyo bakizikora mu majyepfo za Nyiranare za Tunuri n'amoko menshi y'inzoga icyo gihe uri muri range y'imyaka ingahe icyo gihe urumva nuko twazimwe tujya kuri tesimo Yohana bw'uya mupapa ndaza kumugarukaho ariko mu myaka 13 n'itandatu kuko ntabwo twahuye mu mwaka wa 17 ariko ku myaka 12 kugera muri hafi 6 nabaga ndebera kuri ibyo bintu ubwo icyo gihe wari ugeze mu kangahe ku ishuri mu wa 6 nabivuze abakurikiranye nabivuze aho nariretse mu wa 6 ariko tukimara guhura n'umupapa tuzabigeraho turaza kubigeraho ndahibuka aho twari tugeze yego nagize amahirwe akomeye cyane so rero kuba mu biyobyabwenge biragenda birantwara mwumva kugira ngo usinzire kumva akose muri icyo gihe kwa musinzire nuko agomba kuroringa wananyoye kurya byo wabaga wabibonye kwambara wabaga wambaye ute ntabwo nambaraga nukuza nabona mwipana wataye isi y'urugo gina afana ngenda wataye mu shangare nawandika kumva nkawambara utamikotagiza utamishe nambara nabi kandi navuvanagamo nawe ushaje sinoga nabonagamo ushaje mitanzwe inda itaragasa urajuna ntabwo bizabura kumenya so ndatesika rero kwamba kuryaho ya mibare kwa kundi mbona ubonye igare mu kiraka nikorera akantu k'akazigo mu leta mezibona cyangwa desa najyaga kugura ubugari nzi kugura ubugari nagenda nkagura ifu y'ubugari nkashaka indagara za senkani kubitaho ngaho ngakoga isose mu mazi amavuta arisha n'ibyo icyo gihe ubugari bwa Gitarama sibwo bwari buzwiho kuryoha hari nubwo bitaga inyange ubanza kuba Gitarama yaryaga abakirishiti nahise niba ndagendaga kuri ya mashini nababwira ati ni mume ifu nkayora nagenda nkayora
hasi nkagenda nkabicumba nkawushonsonga igiti nkabirya urumva kubona gitarama byari gitangaje birumvikana ubwo ubuzima bwo ku muhanda ubuzima bw'ubobo ubuzima bwo kunywa inzoga ubayemo birumvikanye wanyoye ku myaka 17 ya Dorsaro yirimo nayo ntiwasiganaga n'abagore n'abakobwa nubwo burya hatire tubarenzwe kandi hatire tubishimiye cya kabiri kugira ngo icyo gihe wemerwe wenda singize muri kino gihe ariko nange nuko bafite depression kubona avugisha umuntu yari afite agahinda gakomeye muri gihe kandi umuntu umurakare icya kabiri nabonaga abana bakubwa ku muhanda nawe babaye abara urya gutera icyuma urya gucukutwe rero ndi umuntu wakuze ninya kuba natereta yego muri ubwo buzima numvaga naho nahera erega nshuti yanjye ntabwo waba utambaye ikibuno kiri ku ruhande kiri hanze bitekereze ugende ngutekereze ngo I love you ntabwo waba utakorosheje mu maso ngo ndazikwishe umusatsi na foromire ugenda bwira umuntu nabiryo nakintu igihe namaraga ndi gutekereza ikintu nabona cyo kwirinda namara ndi gutekereza ukuntu nabigenza naho ntabwo rero natekereza mu gitsina gore kuko numvaga kenshi nta n'umwanya byantwara kuko in episode njya no nta nubwo nakuze njya guhura mu bwa mbere ntabwo nakuze nka tageti yari afite kuri iyi okay ndaza kwageraho turaza kwagera cyangwa se tuzagira mu kindi gice cya kabiri cya gatatu ariko tukiri aho ngaho none tumere nk'abasimbutse ubayeho mu buzima bwo ku muhanda umukaso ntazi ngo ubarizwa hehe wavutse uri umwana umwe w'ikinyarwanda byumvikana mu rugo itongo ry'ababyeyi bawe muzi niyo riri itongo rya papa wawe ndahazi ahubwo igihe nikigera nzakubwira abavukana na papa wawe rero cyangwa abavukana na mama wawe kuki nta muntu n'umwe ubweze atekereza ko yagufata ngo ajye kukurera gukure muri ubwo buzima ubwo ishuri ryose imana yaguteguriye kuba ufite papa wawe cyangwa se ufite mukuru wawe wa Canada ntagutegerezeho kandi akuze rero gesi abataranekerejeho simbatindaho kuko narakuze undi muntu ariko igihe cyarageze ngo urukundo pe ubwo ndarubo n'uyu munsi wa none sigaye guha abantu nawe n'umuntu abimukiye nkabona ndi kwibeshya yego wumva ugize ikibazo so rero igihe cyageze ni ukuri ubwo naraye mu giti kandi abantu babwira neza naraye mu masaka hanze imvura yaranyagiraga nkarara hanze mu bishyimbo niyorosa ibishyimbo bahuye birabije nkabijyamo nkigishamo uri kumva ndara mu kiraro ndara ku ikarito hasi imbaraga zaziranga ubwo ndi umuntu watesetse mura n'ubuzima bwo kurara hanze kandi abandi baryamye umunsi wa none hari twibuka batatwikana icyo gihe yego ubwo ugeze i Nyamagabe rero kuri wa muntu wisanze mu kazi ko mu rugo isanga mu kazi ko mu rugo ubwo rero ntabwo neza ko ariko ngiyemo aranyereka akazi arambwira ati rero nzajya nguhemba 7 urumva 7 ndabyuka ndagakora ngakoze mu gitondo ngeze nka saa 7 z'amanywa ndavuga ariko bino bintu ndimo naje mu kazi ko mu rugo nitekereza naje mu kazi ko mu rugo uvuye mu utareka abantu bahaza kari hari mu mujyi uteye umeze neza why not kukindi hano mu kazi ko mu rugo ndavuga rero gahunda ihari kuko nari naramaze kumenya ko kuva mu Nyamagabe katikati mu mujyi kugera iho yari sense ndavuga igiye gukora iminsi 2 cyangwa 3 amereza ibice bimaze gukorera bite caho zameranye n'amaguru kandi kuva Mugano ujya Nyamagabe mu mujyi n'urugendo rurerure ndahava mu nekezo nagiye kure nicaye ahantu hepfo kuri jaride ndatekereza ko urajyaye ikintu cyangubise rero gikomeye nuko nage mu mistati ishize yaraje ahita amereza ipantaro bita cuyuka
ameza n'umupira uriho Tora Kagame mwambaye mbyambaranye mpita mbona nambaye neza batavuga ahantu naha kuko n'ubwa mbere nambaye mpita nanagambira ko mu gitondo ngomba kujya gusenga kandi nkagenda mbyambaye nijye umuntu wagiye mu gusenga mu Gatolika bita Isovu hari abantu bankurikiranye bamurikirana n'umugano bajya bambona bakavuga ati Imana yarakoze wambaye ibirere nari mfite udukweto tw'amashani tazi ukuntu njye nambaye inkweto za 300 ibiceri ntabwo ari amashani uri kumva amanagera agaragara uri kumva ndagenda njya mu rusengero ndazinduka iyo pano yigeze ishuri 3 nijoro ntabwo agiye mu rusengero agiye mu kiliziya okay I don't know ntabwo nzi ubura mu kiliziya no mu rusengero biratandukanye ubwo abemeramana ngo babyumvise njyayo dusohotse nirukaza njya imbere kugira ngo babone ko yambaye neza nambaye umupira Tora Kagame musaza mitagira numva nguye kuhagumva gatanu nka kwezi gushize amaye 7 rero nitambibarira njya mu isoko buri myenda njya mu isoko buri myenda nigira neza hanyuma mu buryo bwo gufata neza birangira nanjye kumukunda ajya nirira nyuma kwigendera nkabona asanga mu giti furayoye w'umurenge wa Kagari twakoranye imirenge twavuye Mugano tujya Kaduha birafatanye biregeranye tuva Kaduha tujya Mushuri tuva Mushuri tujya Kitabi na haza hafi n'ishyamba rya Nyungwe yego za Gasarenda narahigiye hari n'ubunize yarafashije mu mabona ishuri utwabanaga ndiga ariko tuyahaye aramurikira Imana n'umugisha niga hafi imyaka 3 n'amezi ishuri ryanjye riratangira aho ngaho ngo yamishije umugisha aranafasha nyuma yaho bitambona kimwe ariko ntabwo namaze kubona atari ishuri bitangira kwiga mu business management nkiga hafi imyaka 3 kandi nahavuye arafasha yari afite umufasha yashatse turi kumwe twabanye ari umusore bigira hashatse yakasubira mu wike nabazakurikirana Imana nk'umugisha nawe yambere muzeyi mwiza tutaragera aho gatoya ubwo wari mu rugo rwo uko hariya Mugano umuntu yakwibaza ati mbese aho Mugano muri kumwe murabanye mu nzu ariko se ibyo byo byabwenge ko ntabwo ugeze ubikumbura byagushizemo bite kugira ngo nageze nzoga ntabwo nari kwibeshya mu ngingo ikintu yarambaje nguzi kwandika n'inyandiko izina nkunuza Korode wari muje yanyandikiye Korode ndarisoma Imana yashaka yarishotse kumufasa kutandisoma ndashimira Imana y'amahoro uyu papa twarabanye nakwiyeho ideas umukura w'ubwenge kuko uyu munsi wa none ushobora kugira imibara nirinda kubimba ubwo ibiyobyabwenge biguhanaguritsemo ndabireka ntabwo nabinywaga sinanywaga itabi sinanywaga inzoga z'abantu nagerageje kubera umwana mwiza umubyeyi yego rero ngira n'amahirwe ngeze iwe nibwo nahise miswa ubwo umaze kwiga business management umugabo nkaje gutandukana mute rero ntabwo twashwana nagiye kuzamuhitamo ese mu gihe wari uri kuri uwo mugabo wagiraga agatima ko gusubira kuri gakondo y'abasogokuru n'aba nagiyeyo ngende nari naguze ingofero imeze gutya n'igipira cya Musonera 82 n'ipantaro y'ibike genda wiyemeza tu abana mu karitsiye abadawanga igera aha mafunze fresh cyamo Ray-Ban filme cyabo ati ndabazi nayo rero byari by'ubwana ngenda n'ibikazo ariko mbona nawe
nta bintu byiza makuye bitanza none bitanangira kwigira bisi nangira kuzajya n'amo amafaranga aya mari yegeranya n'ingorane tuganira kandi inama tukaganira kugera aho ndakizwa yijijwe ndabatizwa arashyigikira bitangira aho musa ndabyuka aramuguraga mu buryo bw'kwicaraga muri sura kafite n'Imana yaramumwiherejeho hege narwaye imbikira iminsi 11 urwaye uriwe aho ngaho mu rugo imbikira 11 nasengewe na TC ni Prophet TC uburyo bakunda gusubiramo bigana indimi arahari kuri TikTok ahora hari ukuntu avuga hari umuhungu ujya umwigana wambara ibikweto bihengana uyu musa none Imana imutiza ryamenye karashyashya ari kumwuka Prophet TC umupasiteri yasengeraga muri itorero asengera muri ADPR ariko uramuzi ahubwo wenda nuko ushobora kuba muzi imyanya mazina yego rero niwe wasengeye arasengera maze igihe kabisa byaragoranye ntararozwe gusa aho ngaho kwabaga kuri uwo mugabo uhorozwe n'abantu bayo uzwi n'abantu b'umujyi iwanyu kuri kavukire cyangwa iwacu kuri kavukire kandi mutarabana gahora nagiyeyo nagiye navuye ko ari nagiye ngiye kureba umugambi ndagwara ibikiragi kuvuga ndanga ikibazo gikomeye cyane ko ashimira Imana yabijeje bandasigaye n'abantu benshi cyane ariko TC yaraza Imana yamukoresha mbona ndakize uriya rigana bapinga ubuhanuzi ariko kuri ruhande hari ubwo nabonye ko ukora aho ngaho umuntu yakwibaza baragusengeye ariko bwa mbere ujya gusenga tubwiye ko wagiye mu kiliziya ese umwabana yasengeraga hehe we kuki wahisemo kujya muri TC uri n'urwaye yararwari kumwuka yafashwe ate yagize ikibazo cy'impanuka hanyuma agira ikibazo cy'ikoti y'ubusigira ikibazo ibihaha bye ntabwo bikora neza ubu ari kuzimekera ku mwuka ariko n'ubundi bwa mbere nabwo byari byabaye yarapfuye aracyari mu ADPR yego ni ibirero bigana kurangira uyu nguyu ni inshuti yanjye twarasangiye aranzi twarasangiye tubana ubuzima kimifora abatutinwe samana Imana yabwiye ngo twegere kuko nibyo Abanyarwanda twegere agera kuri best ikomeye cyane rero gusenga kubera ko nibyo byamuhamagara indirimbo baririmbye uvuga ngo ariko Mana uraturengeye niyo muntu wavuzemo cyane ariko Mana uraturengeye ariko Mana we arenga abantu araturengeye shima aragusengeye urashize nuko rero Prophet TC Imana imukiza hanari ariko yarasengeye ndakira ndaboka ubuzima bikanangana n'ibintu gukorera Imana tutaragera aho ngaho urugendo rwawe rwo gukorera Imana wenda biraza muri parti yindi umeze nk'wasomanye n'urupfu muri ubwo buzima wanyuzemo kuko uretse ko bari abana bo ku muhanda badapfa gupfa ntabwo dupfa gupfa biratangaje ariko nisanga nicaye nkitekerezaho nyoza kuko indi ku byanyicaga nkabona ibintu nasimbutse natambutse byari byinshi yego byari byinshi cyane bikomeye kandi inyamaswa zari kunyica abantu bari kundoga nkapfa ndi kuhura na accident nkapfa nakoze impanuka 2014 nkora impanuka mu ishyamba rya Nyungwe ndangirika abanaga ayijyanye n'umuhungu ngo tujye gushaka umuti utuma ihene zibyara utumiye none se mwari muri ihene zitabyara oya uwo muhungu ari yoroye ihene arambwira rero muherekeze turagenda tujya ku kagare inshuti yanjye
naragize twakasigari kariraguka riruka tugeze ahantu ku kigunguru hari mikoro mbona umuhanda ndakwawubusa kandi ryaragurukaga twazaga turirimba jya n'uwo muhungu twari dufite icyo bita amavuta yo kuririmba no kugira gute no kuba mu rusengero yego nibwo mwari maze gukizwa yego tugifite ububyutse turi masengesho y'iminsi 2 ngare ndirebye mbona ipine yavuye hasi mpita ngenda ndikubita ahantu muri rigori niho wari utwaye arinze akagari ndikubita muri rigori umuhungu arangirika urutugu rushimukamo kabiri ijisho irangirika igihe nangiye kubona ukuboko ubwo dukora tutazi aho tugiye twisanga ku bitaro bya Kigeme ndahaje kigeme mu bangirikani yego we baramutasifera umujyana i Huye kubera yari bukorerwa mu so rero ipfu zari kuduhitana zari nyinshi so rero ubwo icyo gihe nabwo nakoze impanuka mbana n'uwo papa yigeze asiga nigeze nererana abanye nanjye so rero navuga ko ubuzima bwanjye bw'ibikomere cyangwa se inzira y'umusaraba y'ubuzima bwanjye natangiye kongera kumva ko mfite kwigira icyizere cyo kubaho ariko maze kubana n'umuntu uwo mupapa murabanye mumaranye igihe kirekire yewe bigeze naho ujya gukiza ubwo wakirijwe hehe ni murangirikana aho yasengeraga nakijwe murangirikana byagenze gute rero yarakubwiye ngo tujyane ntabwo yabimbwiye ahubwo narabamuregeraga numvaga bari kumwe ngoma nijoro bari kuririmba nkahita ngenda nkamukomangira nangaga abantu basenga buriya abarokora nabo ziragakurikirana namukomanya bati bari gusakuza uvuye ngoma bari kuvuza kandi ubwo wayisinze ariturije imbere neza satani n'abadayimoni satani akangurira amategeko urumva ati gusakuza ngena namukomangirwa na saa 7 z'ijoro amahugendo ryamubwo tuzayimenya ejo ntabwo ati kureka mu gitondo bakanyuraho nkabona urubyiruko rwiza rumeze neza rwivire gusenga bakanambuka ari umuhungu wujemwe w'umupaseri wanjye kanambukagaho munevye gusa bateka abantu barayagaye uwo muhungu rero Manuel nakirwa bakitara uwo muhungu Manuel yarimbaga muri kora kitaba bangirikani bari hano hafi na sante hejuru y'umuhanda urahazi rwose arahazi kase gutya naho utiye hejuru gutya nuko muba utarajya kitari mu santre umaze kuhagera uvuye gasare urahazi kabisa urumva ari bya santre n'iyandi bya santre nayo nuko nyine ngira ubute nkagura abantu bagira numva najya sura cune giye mbamo kandi nkanyahari ngo naho bita kwibimba kwibimba niho rero umuhungu nihi wabo hari aho no twe tuvuye tugiye twarazamutse harya kuri RGB tuzamuka ruguru turamanuka ku mushabarara yego tutamwigisha twinjirisha abo n'umazi na uri bararugenze kabisa ariya kabisa hariya amafite amateka akomeye ntaranahacuruje ikarito mu kabasi cuzamo itabi cuzamo ucururiza noza hari mu muheno hari abantu bita mu muheno ugeze hari mu gasatere umanuka gutya ngaho kabisa berekeza na turuki ibirayi hirya hariyo n'ibikuyu gutya bahinga n'ibyayi harya mu Rwanda barya hakurya rero buriya hariya nacushaga ikarito rero arakitabi niho nakirijwe abo bacagaho nkabona kubona bari gusenga iki uwo muhungu rero Manuel yabagaho ku ibintu yavaga aho aje gusenga hariya no muri korali twamara guhura naramupigaga yego mwana wo kwa gitifu kame umuranga wafite nkamwe arayagaye ko genda nabonaga na gitifu numva nyine ndi umuntu kaze nawe urabyumva ndetse nabo bakabinkundira bakabinyubahira umuhungu rero twicara rimwe aho bita kwa Frodo ndabyibuka aricara aranganiriza ko umuntu yamaze kujya muri groupe bita Peacemakers yaririmbaga indirimbo z'isi twaririmbye indirimbo ya Kitabi y'urwanda rwa Kitabi turirimba n'indirimbo na kubise Wolofre
yavuga ngo Rwanda yacu komeza uberwema, ni ukuvuga ngo ni indirimbo nawe utari zari zifite imyandikire. Rero yaribwaga na Bosco n'ubitaga Kazungu nanjye na Domiri, twari turi aho ngaho dufite itsinda rya group muri Urban Rules, hanyuma Urban Boys, uzazi wacu ku kitabi. Hanyuma turi kwimba indirimbo y'uruganda ry'uko amafaranga nakore ubuhanzi ni mubiriri kuba nawe bamwe twajya gufubinga bakwiye imenshi gihe abo murakazi. Hanyuma rero nihuse nibwo Mungu yanganije ko nabo najya kusengera ariko nzareba ibiza. Yarambwiye ikintu gikomeye cyane, kwifuza si byiza, sinako si bibi. Irindi jambo rya kabiri arambwira ngo ishyari byose ntabwo ari bibi. Ishyari ryiza, yego. Uzagira ishyari igihe yo kumva hari ikintu runaka wageraho. Niba uri gukunda kubona baririmba by'uburyo gishyirwa cyangwa ugeranira kurenza iki, uzabiharanira paka. Hanyuma njya mu rusengero rero, bigambira kujya mu rusengero umva bari baramaye congo ndende nambara mutike kuri 42. Hanyuma n'ishati yari ifite amabara amanutse n'itise nini, ndatebeza nambara n'iyo congo kandi nyuma yarahengamye. Umvikana wari umeze nk'ikiro cya Nyabarongo. Barakoze cyane akadahumeka. Ndagenda ndicara nsaba umwanya gushima Imana, mpagaze imbere ngo baraseka ngira ngo barishimye kumva yakonka ndirimbye biranga. Rero ubu bigisha burya Imana nibwo ryatsinze. Numva ngo Yesu atanga amahoro kandi yahinduka umubyeyi, kandi ari nyiri umubyeyi, ufashwe n'urubanza nyiri umubyeyi ni nyine ku profita. Rumva nibonera iki umubyeyi, nagiye kwihana pfukama. Ijwi ryarambwiye umwana wanjye musida kubyara nawamanuriye n'umwisi ijwi rivugira umwana wanjye ndakubwira kandi ndakubabaye. Ubwo hari muri mwaka 2000 undi kintu cy'ijwi ry'ikenda mwaka hagati iyo nuko nagiye simbagurika nakira agakiza 2009 mu kwezi kwa 11 nakira murangirikana ari kubangura agashya bamusenga hanze. Nayo numva ndatanze mu mukozi mu mazi. Ubu cyo cyo mfite imyaka ingahe? Ngira ngo sinari muzi abantu batubajya mu mibare gatsanzwe nta byitayeho, icyo ushaka ni amateka yawe. Byitaye ko sigurika imyaka si ikibazo. Ikibazo kuko uyu munsi twafite imyaka yabiriye kandi icyo gihe ifite 20 n'ibiri kuganga. Nuko munikari muze mwicare. Yego nuko urakijijwe baragusengeye iki bakubatije ku muganga barasengeye abatijwe basengejwe. Nari mfite muze kubona umubyeyi numva Imana irambwiye ngo uri umwana wanjye. Urumva ko yari imaye ikintu ari nyine. Hanyuma itangira kuba umusezerano. Ndagukunda byinshi. Kwakira ahubwo ahandi umuntu afata ari kumanurira umama bitaraburesiye. Ubwo niyo wambere umusijwe ry'Imana avuga mu ndimi mitanzamura amaso ndamureba. Ndavuga ngo nduwiteka ntamurira mu maso. Uwiteka ni njye uvuganye nawe none. Nicyo uvuganye nawe. Uwiteka none ikikazanya mwitegana hera ku birenge. None uko abantu nkabona nkareba ndi mu maso mbona bahumirije. Yego. Bari kubikisa ngame. Je nkareba kuvuga mbere biba. Icyo gihe umuntu yakubaza hari amateraniro yo ku cyumweru, hari n'amateraniro mu cyumba cy'amasengesho. Mwari muyari. Nari ngena
nihannye ku cyumweru nibwo nakiriye agakiza ubwo bwaje ubwo icyo gihe wari ukibana na Gitifu nari nyibana nawe ariko ntabwo yari yaje gusenga dore oya ntabwo ari abayobozi basenga gake abayobozi baza gake gashoboka kandi ikindi bagerageza ku n'ababizi n'abanyapolitiki no inkuru ya mbere utaje ugeze mu rugo warabimubwira natezo nezerewe ndabibubwira bati wa munyamitwe yaranga nzaba ndeba ariko naharaniraga kugira ngo wereke ko nahindutse umuntu yakwibaza wenda wari ubikoze kubera ubwana cyangwa se umuntu agendera mu kigare buriya arugano rw'agakiza tuzaganiraho agakiza si kagira amakorosi kagira imisozi ntabwo ari ukugenda gutya hari aho ubwira ugaterera yego hari aho ubwira bikagusaba kwicara hari aho ubwira bikagusaba kwiruka hari aho ubwira bikagusaba kugenda gake mu ntumbero yawe nyuma yo kuva ku muhanda nyuma yo kuva ku mayibobo nyuma yo kuva mu buzima bw'ubupfubyi intumbero yawe wumvaga ari iyihe mu buzima ubwo wari utangiye gutekereza ko umuntu akwiye kubaho mu yindi si hari ukuntu umuntu aba ari mu yindi si adafite gutekereza ejo uko hazaba hameze utangiye gutekereza ku buzima bwawe bw'ahazaza kuki utangiye gutekereza ahahise nibwo utangiye gutekereza ahazaga gute ahazaza utangiye kugira ubwo bwenge wumvaga uzaba umeze ute mu gihe cyawe kiri imbere numvaga nkwiye kubaka ibigo by'amashuri byifuza nitwa nyine na Gitifu gifasha numvaga nkwiye kuba umuntu nyine ukomeye utuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro natangiye gutekereza ibintu biri big ntangira gutekereza kubaka ntangira gutekereza akazi gakomeye ubucuruzi gutyo ubwo nimbana na Gitifu nabwo narabigerageje yarakiguhemba se yaramenye icyo gihe cyo kinashaka mu birere butike tubana nshurire butike nanjye 30 ariko atakiguhemba maya meza ne mbafite hafi 700 mfite na televiziyo neza ariko ntabwo yarakiguhemba yaramimba 7 n'ubundi yashigiraga amaboko yanjye kandi nawe aramurikira naramuguriraga twese tumaze kubona abavandimwe twakinaga mu rugo akanyurukaga tukabona n'aho turi gukina n'ubundi ushinga butike mu kibana yashinga butike tukibana hari igihe cyamaze wamera nk'umwitaruye ariko nkajya mbona nagaye mbere imyenda yasaga kuko nanamuze yakundaga isuku kandi nanjye mu bintu saba Imana n'umuntu ukurikiranye bifasha kugira umwenda umwe kugerageza ubutera yego rero mbonye ukuntu bitari gusa ndabona gasubire mu rugo nkajya ngenda ngakora akazi nkajya gucuruza ukamesa ugateka ukikajya rwo n'ubundi ngateka urumva akarya aratangiye kugira butike abantu bafite muza urumva ko hari undi ari intekerezo nabifite hanyuma rero njyayo turabana acuruza ngira aho gucuruza mbona bihagarika kubera mbona bigize biri gutuma nakora akazi neza ndabikora ariko ngura ihene zororoka burya Imana yamaye umugisha ndi muto imyaka 8 abantu bajyaga kwihisha amatungo yanze gufata nazo gushaka kandi nawe waragiye muri nyungu gukora gusiga gushaka umuti cyangwa ni wamute bakora kubiba amasaka kambira ngo nize ukaminjira ukunyanyagiza inzuzi barashaka kubigenda ko wasanga se umuti wari warakuye muri rya shamba rya nyuma waje nari naramenye imyaka 7 nakoze impanuka mfite 10 rero urumva ko bihabanye mu myaka 7 bazaga gushaka ikigage umuntu kandi umuntu soda kikavugwa n'amasuka ntabwo ntinda cyane kuri iyo topic tugeza cyane ko wenda part ya kabiri nzagaruka ku buzima bwawe uko wisanze Musanze nuko wisanze umuntu wariraga mu kidobe cyawe ugasangira n'ingurube ukaza gusanga ubuzima bwawe burahindutse ubuzima bwihuye n'ubwa Musanze ubundi biratandukanye nta muntu wavuye hafi n'ishyamba rya Nyungwe usubirayo bari kubitekereza mpamya neza ko umagi farabana cyangwa niko bivugwa cyangwa niko bivuga ntabwo ari njye ubivuga niko bivugwa no genda bivuga byumva aba umagi farumugisha bafite abahari bivuze ko n'abantu bakomeye bahari naho ahangaha turi naho hari n'abantu nabo bakomeye burya
Yosefu kuburira umugisha kuri Kavuki ibyo bisobanuye ko abahasigaye babona aho babuze umugisha. Rero hari ahantu ujya akaba ari umugisha wawe cyangwa akaba ari icyo ugiye kwakora ariyo misiyo Imana iguhaye, aho uvuye hakaba aho undi Imana yajyanye. Rero njye nizera ko aho navuye wenda nta miryango yarahari yari ifite n'undi hano Musanze, kandi kuhava ni nawe wagiyeyo ahagira iki umugisha. So rero umugisha ntabwo bamuterera umugisha wo kubaka umuntu. Uvuye iyo ngiyo Nyamagabe wisanze muri Musanze, uri mu bantu ubu ngubu noneho wambaye ibirenge ariko uri kubyambara kugira ngo utanduze amakara. Ni iki? Twabihaye episode. Ni episode ya kabiri tuzakurikizaho kugira ngo abantu bumva ahantu dusoreje. Reka mbwira abantu bankurikiranye uwari Mayibobo ntakiri Mayibobo ko yafasha uri mu buzima nk'ubwa Mayibobo. Icyo gice mbararikire kuzakurikirana igice cya kabiri. Dukoze igice cya mbere gifite isaha n'iminota mikeya, igice cya kabiri kiryoshye kuruta iki ngiki. Ubuzima kivuga rwose usakuza duseka twishimye, mudi zaba yahindutse, ariko kimwe cyo wagenze n'amaguru ntagenda n'amaguru, waragakuka mu kiraro ku gikarito ntakira ku gikarito. Ubu ngubu aya makaruzi tunayita ubundi mu Cyongereza ni Islamic style, simbizi ari mazina ya ntago mbizi, ariko ndashaka gutuma buri umuntu wese watakaje ibyiringiro urukundo waburiye ku bantu Imana yarufite. Mu gihe wari ufite ubwenge, ikibazo cya nyuma nsorezaho, hari aho wigeze kugera ugatekereza ibyo upanga byose, imigambi yawe yose, icyerekezo cyawe cyose, ukabona ntibikunze ibyo upanga byose, ukabona nta mani birimo, nta muntu birimo, ukagera ugatakaza icyizere cyo kubaho? Yego, natekereje no kwiyahura bizamo kanga rimwe bikaferi bigapfa. Ari igihe nagambiraga kugenda tu ariko bikanga. Okay. Tuzakomereza aho ngaho. Nibutse abantu ko Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni hotel iherereye mu karere ka Musanze ku muhanda uzamuka mu Kinigi hafi na stade Ubworoherane. Ni hotel bashobora kwakira ubukwe bubiri ku munsi muri jardin, bafite kwakira ubukwe burenze butatu muri salle, bafite amasare y'amanama arenze 5, bakagira snacks bar, bakagira ibyumba byiza na restaurant nziza. Mubagane rero na ahantu heza cyane, barabakirana urugwiro. Iyo wagirwa na Lipi ya restaurant ni restaurant nziza cyane iherereye hafi na ADPR Muhoza mu marembo yayo. Bateka neza buri munsi, baba bahinduye ibyo kurya kandi ufite n'abantu benshi ushaka gutanga komande no mu bukwe bakora outside catering, barabagaburira neza. Nabonye hari n'ahantu batokakira abageni heza cyane. Dufite Bosco Design yambika abagabo muri Goiko, Teacher Shop yambika abakobwa muri Goiko. Abo bose mubagane ibintu gushaka kubona yo kuri ADPR. Muri ADPR nimba muri korali niba muri Karovati. Okay. Mani muhereza umugisha Bosco Design, turamushimira. Namwe mwese mudukunda cyane, mukaba mwarakoze subscribe kuri Iris Rwanda TV. Bibutse ko mwabonye ko irisrwanda.com yatangiye gukora kandi tugushyiraho inkuru mugigeho muzisome kandi mudukunde, mutwereke urukundo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Murakoze cyane.